Yesu nashimwe cyane. Mwari mumeze neza, murakomeye cyane. Natwe twari dukomeye, turashima Imana iri mu ijuru ry'abera. Reka mbanze mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi Imana ibishimire uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none Imana ibiteho ku manywa na nijoro. Abantu mujya munkurikirana ku Ibendera ry'Abera TV, muri abantu b'igiciro gikomeye cyane, kandi muri abantu b'umumaro imbere y'Imana, muri abantu b'umumaro. Urankurikirana uri mu Rwanda, uri mu gihugu cyo hanze, Afurika, Amerika, i Burayi, muri Kongo, Tanzania, i Burundi, ahantu hose wowe ujya unega amatwi ukankurikirana ku Ibendera ry'Abera TV. Imana iri mu ijuru ijye ikumpera umugisha. Njyewe uri imbere ya kamera ndaho Banege Solange, ni umumama. Muranzi, sinajya kwivuga byinshi, muranzi cyane. Ni umumama w'abana 5, kandi nzi ko Imana iri mu ijuru ijya inkunda. Imana irankunda, kandi namwe mujya mushyigikira, namwe Imana ijya ibakunda, ibantere umugisha. Hari ikintu waba wifuza muri iyi minsi, cyangwa hari icyo ushaka, ndakigusabiye mu izina rya Yesu. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi. Imana yumve ko hari icyo nkwatuyeho, Imana ikiguhe, kandi Imana iri mu ijuru irebe. Ijambo ryayo ryo ryatubwira ngo abashakana umwete bazambona. Nimba uzi ko ushakana Imana umwete uyu munsi wa none, cyangwa se nimba uyisenga mu kuri no mu mwuka wera, Imana uyibone, ikwiyereke bundi bushyashya, ikwiyereke nk'uko yiyeretse Hana. Imana ishimwe. Yari amaze imyaka 85 yarabuze urubyaro. Mukeba we wita Penina yajyaga amubyina ku mubyimba, yajyaga amwishima hejuru, akabona ko ntacyo amaze. Nawe muri iyi minsi hari ababona ko ntacyo umaze. Imana iri mu ijuru ikwiyereke, babone ko hari Imana wasenze by'ukuri, babone ko hari Imana wakurikiye, Imana nyamana, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka dusenga n'Imana, Imana kandi biteho, kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Mbabwire icyo Imana yantumye, mbabwire icyo Uwiteka ashaka kubagezaho uyu munsi wa none. Imana Data wa twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizegurira ubasha. Reka iki gitondo nongere ngushime, wabanye natwe, waturinze, watubereye Imana, ntabwo waturetse. Izina ryawe nirishimwe. Haleluya. Warinze ababyeyi, warinze abamama, warinze abakobwa, urinda abagabo, urinda abasore, urinda abana bato. Yesu wakoze. Nyemerera cyane gitondo nk'iki abantu baba bajya mu kazi, bajya gushakisha, jya imbere bagukurikire, gendana nabo mu kazi, ubane nabo mu byo bakora, mu byo bagambirira, bagabize ukuboko kwawe k'umugisha mu izina rya Yesu. Ndabizi ko hari ibihugu bikiryamye, nabo ubarinde, byukane nabo, ubabere Imana, ubabere ingabo ibakingira, kuko uri Uwiteka. Urakoze Nyiringabo, urakoze Nyirubutware, urakoze Samba itarumba, urakoze bwugamo bwacu, urakoze kuko twakumenye by'ukuri. Ngakomeze utugirire neza, kandi utwiteho nk'Imana ifite imbaraga n'ubutware. Amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Nje kubabwira ngo Imana ibiteho muri uyu mwaka tugiye gutangira. Turi mu mpera z'umwaka. Iyo aya matariki tugezemo, numva kugira ngo dukandagire mu wundi mwaka, turabura iminsi. Ntabwo navuga ngo turabura ukwezi, oya, turabura iminsi. Iminsi tubura, ndababwira ngo Imana iri mu ijuru, iyi minsi turi kubura kugira ngo tuzawukandagiremo, Imana izatwiyereke. Dukeneye ko uriya mwaka Imana iduhinduriramo amateka. Dukeneye ko uriya mwaka abantu twasenze, cyangwa se n'abari gusenga, dukeneye ko Imana itwiyereka. Imana ishimwe cyane. Waba umaze iminsi uvuga ati ese iyi Mana nasenze ubukwe bwanjye bukaba bwarapfuye,
ese bimeze gute? Imana ibuzure, ni Imana izura ibyapfuye, Imana ishimwe cyane, ni Imana izura ibyapfuye. Waba uri mu kazi uri gukora warahombye, Imana izura ibyawe, Imana ishimwe. Nababwiye ku nkuru ya Penina, uriya mugore bita Penina yari umugore navuga ngo yari yarashyizweho n'ikintu bita igisuzuguriro. Nawe muri iyi minsi hari igisuzuguro umaranye iminsi, Imana iri mu ijuru ikigukureho, ikuremera amashimwe. Amara imyaka 85. Iyo myaka ni imyaka myinshi cyane ku muntu warashatse. Ndabwira wowe nawe washatse ukaba nta rubyaro ufite, Imana igere mu nda yawe, ikorope mu nda yawe, igire uko ibigenza byemere. Imana igukureho igisuzuguriro, yagukuraho igisuzuguro ku mugabo wawe, yagukuraho igisuzuguro mu baturanyi, yagukuraho igisuzuguro mu muryango washatsemo cyangwa nawo wavutsemo. Ntabwo muri iyi minsi umuntu ashaka avuga ngo abyare, cyangwa se Imana igukureho igisuzuguro mu bucuruzi ufite, Imana ikugirire neza. Penina ariko yari afite mukeba. Inshuti zanjye, dufite bakeba batugenda mu byo dukora, Imana ishimwe. Dufite bakeba batubuza amahoro, dufite bakeba ba bandi baturoga uko bwije n'uko bukeye, barakuroze uraryama bikanga, Imana ishimwe. Amina amina, barakuroze nubwo waba uri mu bitaro, Imana ikugenderere, igukure kuri icyo gisasi biryamyeho. Uyu mwaka Imana ikwiyereke, ibone ko hari Imana ikiza indwara zitandukanye. Imana ishimwe. Wakoze ubukwe, wagiye mu murenge niko navuga, ariko byarahagaze. Imana ikwiyereke uyu mwaka ugiye kwinjiramo, Imana isubukure dosiye yawe, Imana ikugirire neza. Imana yongere yibuke wa mukozi w'Imana warasenze byaranze, Imana yongere yibuke ya masengesho wasenze, Imana yongere yibuke ya misozi watereye, Imana yongere yibuke za ngendo wakoraga zikaba zarahagaze, Imana yongere yibuke bizinesi yawe wakoraga ikaba yarahagaze, Imana yongere yibuke iri mu ijuru ry'abera, Imana yibuke, yongere yibuke ubuzima bwawe bwagiye mu kaga ntiwabimenya, Imana yongere ikugarukeho, igaruke ku buzima bwawe, Imana igaruke ku bana wabyaye, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana idukurireho ba Penina batubuza amahoro, Uwiteka Imana yongere ikugarukeho nshuti yanjye, igaruke ku buzima bwacu, Imana ishimwe. Nababwiraga ku nkuru ya Penina ngo ariko Penina arasenga, arakomeza arasenga, akomeza kubwira Imana, ariko umunsi umwe gusa, nawe uyu munsi ukubera umunsi umwe gusa, Imana ugaruke ku buzima bwawe, Imana iguhuze n'igisubizo cyawe, Imana iguhuze n'umunyamugisha wawe, Imana ishimwe. Urasenga ukavuga ngo Imana iguhuze n'umunyamugisha. Ntabwo dukeneye abantu benshi badafite umumaro, dukeneye umuntu umwe gusa w'igisubizo cyawe, umuntu umwe wakugeza ku byawe wasengeye, umuntu umwe wakugeza ku umugambi Imana igufiteho. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana ikurengere. Ngo umunsi umwe Penina ajya gusenga, ariko ngo icyo gihe ngo yari yasinze isinde, ntabwo yarasinze inzoga ngo cyangwa asinde ibindi. Ni kwa kundi umuntu agira ibibazo tukagenda mu nzira tugenda tudandabirana, Imana igukureho kudandabirana uyu munsi wa none, Imana ishimwe. Ngo arasenga
asenga, ngo umunsi umwe ahura na shebuja, ngo aramubwira ngo ese hano wasinze isinde, ngo aramubwira ngo hoya databuja, ngo ntabwo nasinze isinde, ariko uwo munsi wamubereye umunsi umwe gusa. Nawe Imana uyu munsi ikubera umunsi umwe gusa ku bisubizo byawe. Imana nakubwiye ngo Imana iguhuze n'umunyamumaro, Imana iguhuze n'umunyamugisha, Imana ishimwe. Igihe wagendeye ni kinini, igihe wazengurukiye ni kinini. Imana iri mu ijuru ry'abera igira uko ibigenza. Imana iri mu ijuru ry'abera igaruke kuri wowe kandi kwitamurure. Ese byari bimeze nk'igicuku, uyu munsi wa none Imana ikumurikira umuco wayo, Imana ikugarukeho cyane kuko ari Imana y'amahoro. Imana ishimwe cyane. Rero reka mbabwire ngo uyu munsi Imana igaruke ku buzima bwanyu. Reka mbabwire ngo uyu munsi Imana yitamurure bundi bushyashya. Imana uyu munsi ndi kubwira Imana ngo uyu munsi Imana igaruke ku buzima bwanyu bundi bushyashya. Hari igihe waba waravuze ngo hari ibyo nakoze biranga, cyangwa hari ibyo nagambiriye gutekereza ngo mbikore biranga, ariko Imana iri mu ijuru uyu munsi wa none yongere ikugarukeho kandi igaruke no ku buzima bwawe. Reka dusengane Imana. Imana iri mu ijuru igira icyo yongera gukora. Mana data wa twese uri mu ijuru, reka nyemerere cyane uyu munsi sengera ubwoko bwawe, wongere ubugarukeho bundi bushyashya. Uri Imana igaruka ku muntu wagarutse kuri Penina, muhereza umwana bitari bikwiriye, ntabwo kuri mukeba ntabwo byari bikwiriye, ariko kuri wowe byari bikwiriye. Hari benshi badukurikiranye, hari icyo bagushakaho, nabo ngera ubagaruke ku buzima bwabo, wongere ubitamurure, wongere ubigaragarize. Bya bindi byari bimeze nk'igicuku wongere ubihindure ibishyashya mu izina rya Yesu. Garuka ku buri umwe wese, garuke ku barwayi, garuke ku bagushaka. Amina amina. Ataya baya mambo iyaseka nini waya. Garuka ku bwoko bwawe, rengera ubwoko bwawe, tabara ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Barasenze, barakubwiye, ariko unyemerere Uwiteka Imana, uriya mwaka wa 2025 reka bakire, reka bakire ibisubizo byabo, reka bakire, reka bakire Uwiteka, reka bakire, reka ibiganza byabo byakire. Amina amina. Reka ugere mu kazi kabo bongere bakire. Amina. Uwiteka Nyiringabo, nyemerera cyane, byari nk'imisozi bihindura amataba mu izina rya Yesu Kristo, ngo maze ugera muri cya kibaya, ngo ya magufwa atandukanye, ngo urongera urayateranya. Hari amagufwa yatandukanye, reka wongere uyateranye, bongere bakubone kuko uri Imana. Urakoze Nyiringabo, urakoze Nyirubutware, urakoze gitare cy'amahanga. Ndagushimiye kugarutse ku bwoko bwawe, ndagushimiye kongeye kubabera Imana, ndagushimiye kubwo atayasiri mando ya sikanini waya. Ndagushimiye Mwami kubwongeye kongera ukazura ibyapfuye. Urakoze Nyirubutware, urakoze Nyiricyubahiro, dore ko byose mbisanize izina ryawe Kristo. Amen amen. Imana irambwiye ngo hari ibyapfuye Imana yongeye kugira gute, kongera kuzura ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Gira kwizera ko hari bya bindi byawe byari byaranutse, niko navuga, ariko Imana irambwiye ngo irongeye ibigize bizima, kandi irongeye igize gute, irabizuye. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho, kandi nawe Imana ikwiteho, unkurikirana ku manywa na nijoro, kandi Imana ikurengere. Urarwaye, Imana igukize. Wabuze uko ubigenza, Imana igira uko ubigenza. Wabuze ubwishyu bw'inzu, Imana ikwishyurire. Imana ishimwe cyane. Imana yumve, Imana yumve, Imana yumve ihereye umunsi wa none. Imana yongere mbese kugarukeho, kuko ari Imana ifite imbaraga. Amen amen.